se mba nkukora iyi minsi yose ko yaje hari akantu wari wamakoko asaga ki nta nakapisi ntabwo ngiye ntabwo nshoboye kugatanga naragenze ndabona kandi ubu hari ubundi buryo twabicishamo kama kandi uburyo se bugenda bute ndetse nta kundi kuntu asubuki kundi kuntu nyine asundi wabimbwiye ubundi nimba ushaka kubivuga cyangwa ushaka kubikora nkirane kandi udashaka kubigira turabihinduramo imiguru kose kuki ushaka ura ntagiye kumufata ku ngufu kambanze ujye kureba Rutikangata reka Rutikanga uri gafaranga ubaye iki tujye gutabara nguru umusazi wayavayo umuntu afashe undi ku ngufu none wowe urahagaze ndajya gutabase nambaye ubusa ko nkwema imyenda none se bambuka ahubwo ndajyana nambaye gutya kuri umusazi ahubwo hako iki kintu ni cyasazira gendera nyine ugire vuba urebe Nose icyo bigenda wakwambara irukana ndaje ujye utubanguke vuba banguka oya bigenze bite amufashe ku ngufu uramasunga ase mbaho oya oya mbaho ntabwo Uramasunga. mbyemera mbaho ntabwo mbyemera ako cyareka mbanze nkubaye umbaze se urumva umukobwa wanyuma umbaze muri aka gace ibyo se birandeba nta na kimwe ngiye yewe kindeba mpora nkubwira ushobora guhuriramo n'ibyago njye nta na kimwe kindeba ahubwo tumanuke tumanuke tujye he hasi uyu muntu ashaka kumfata ku ngufu ngo bigenze bite uretse ndasi icara hasi mubaye umukobwa uri muri aho arimo aragira ati amaragira ute tanze tumuvuga ngo gufata ku ngufu none ngo arimo aragira ati umukobwa ni ugufasha ku ngufu cyane wo umufasha ku ngufu umukobwa wari ushatse kumfata oya mukandara asafunguwe n'iki nawe wari uri kuwufungura wenda niko mukunda ibyo Wowe niba wifungure aje ashaka kumfata ku ngufu ngo naramye arambeshye ceceka asoni byagenze bite njye araje ngo ashaka ngo ko muha ibintu ngo nta mukobwa wo muri karitsiye ngo ujye umwiba arambeshye nta jambo naguhaye ceceka ndasira nta mukobwa muri karitsiye ujya kwima amanu zawe igikombe ko bibitse urutwo utavuga iyi mikanda wafunguye ni iki umuntu wawufungura aho ufungura yaje Yarambeshye. kugukuramo izo ntuza zawe ngo ujye kuzikoresha ntuza hariya ese kambeshyera mugenge rero abana b'iki gihe barasaze ubwo hashyuko ndendera ngo ashaka ngo kurongora abakobwa rero ariko rero ibyo Rutikanga uvuga nibyo kuko bamugane dukurikije ibyo tubonye muri aka gashyamba ntabwo ari ibintu byoroshye nimba atari uyu musore wari ushatse gufata uno mukobwa ku ngufu ubwo sinzi icyo icyaba kibyihishe inyuma kuko ndabizi neza ko abasore b'iki gihe batoroshye ubu wasanga ari uyu musore ishyano ryacitse umurizo uyu mukobwa ntabwo yoroshye ntabwo byashoboka Njye uyu mukobwa ntabwo narengana yagiye kugera ahangaha gute kandi nawe niwe wanzanye niwe wamusembe mu ishyamba ceceka bamvanye mu rugo narengiye koga ntabwo noze baje kugira ute kumbwira amakosa wakoze aho wabimbajije igihe uhanyuze mu kanya mumanukana mu ishyamba ni ingeso wigeze ubona rwambikanye mbona aramushusha umukanya mudirengeje mu ishyamba nanjye nje ntakiryamye numvaga indurega hariya mu ntuza njyewe n'amashati abana ruguru bavuza induru ndumi usamfungura erega nanjye umukandara nabyumva nigeze nkukoraho nari nanze kumwigabaho wenyine njya kureba Rutikangata uwo mungu nta n'icyo nagira ceceka nawe nanamenye aho mwahuri mbese ubundi ubwo wowe wamwitunazagaho njyewe Oya, waza nabisobanura. n'inguye njyewe ko namanukanye hano mu ishyamba ahubwo se mudasanga mfite njyewe imbaraga njyewe narize karate njyewe ahubwo se mwe gusanga nabirangiye ahubwo si wamukuye nk'amenyo nkabi mwese urabona murusha imbaraga koko iyo ntabwo birangirira ahangaha wihishira umurozi ukakumara kuki umujyane kuri ribu
ikindi kandi uri indaya uri indaya jyana kugenda wandaya